Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Gira amahoro ya Kristo umuvandimwe. Turacyakomeza rero kuganira ku ituro. Ituro riduhesha umugisha. Haleluya, amina. Ni byiza rero ko dutanga ituro. Birashoboka ko waba uri kwibaza utari ku bundi ituro rimaze iki. Ituro rero mu buryo bwo gushaka ubutoni mu maso y'Imana, mu buryo bwo gusaba imbabazi ku bw'ibyaha byacu n'ibicumuro byacu, intege nke zacu, ituro ni ngombwa. Aho ntabwo turi buze kuhatinda ngo tuvuge ngo se ni ngombwa ko turitanga cyangwa tubyihorere. Oya, reka turitange, abasokuruza bacu bararitanze kandi Imana yatugiriye ubuntu. Ni ukuri ntabwo ikidusaba bya bitambo bitwikwa bimena amaraso. Ubu ngubu Nyagasani aje akavuga ati ujye untura ihene. Ndahamya ko abenshi ihene tutayibona. Imana yo mu ijuru rero yarakoze kubera yuko itadusaba ihene, ntidusabe irindi turo rikomeye, ahubwo ikadusaba gutanga uko twifite. Uko twifite rero bigendana n'iki? Nuko ku mutima wacu twebwe tubyiyumvamo. Ni ukuvuga rero ngo utanga uko umutima wawe ubikubwira. Njya mvuga rero ni Imana yacu yarakoze uko iza kuba strict nka kera tuba twarashize. Abenshi nyine amaturo yacu turabizi, nawe urayegeranya watanze muvandimwe ugasanga nta hantu namwe yagera, nta nubwo yanakurira itike ikuvana iwawe ikujyana byibuze no ku kiliziya. Kuva watangira gusenga ni ukuvuga ngo ugenda utanga igiceri, agaceri, utuceri, mbese twatuntu nyine navuga ngo tw'ubusabusa. Ariko nyamara ijambo ry'Imana rikavuga ngo igipimo dupimiramo abandi nicyo natwe tuzasubizwamo. Niba rero twifuza yuko tuzagira ibihembo byinshi mu ijuru, dukwiriye no kugira imbaraga zo kubikorera. Ibyo ngibyo rero mu minsi ishize nabivuzeho, uyu munsi ntabwo ari igihe cyo kubisubiramo, ahubwo ndagira ngo buri wese mwibutse yuko icyo akora cyose hari aho azagisanga. Niba ari icyiza uzagisanga, niba ari n'ikibi kandi nabwo uzagisanga. Niyo mpamvu rero numva buri wese namushishikariza gukora icyiza kugira ngo igihe azajya gusanga azasange ibyiza bimutegereje. Tugiye rero kureba akamaro k'amaturo. Muri aka kamaro k'amaturo rero twamaze kwemeranya ko tugomba kuyatanga. Tugiye kureba rero akamaro kayo. Akamaro k'amaturo rero nako gufasha mu murimo w'Imana. Ibyo byo ntabwo twabishidikanyaho, kuko niba Imana ivuga iti ni mume 1/10 ku mikoro yanyu, ni mume iki nuko ibivuga iti iki ngiki ni mukima, nanjye ndakora umurimo. Ni ukuvuga ngo umurimo w'Imana, Imana ishobora kuwukora iciye hose ishaka, ariko muri iyi minsi iraca mu maboko yawe muvandimwe, iraca mu maboko yanjye kugira ngo ikuzo ryayo ryamamare. Nongere mbisubiremo bwa kenshi, Yezu nta yandi maguru afite, nta yandi maboko afite, ni twebwe abamuyobotse, twebwe abamukomeye, twebwe abamukurikiye, nitwe tuzakora kugira ngo isi ihinduke. Haleluya, amina. Akamaro k'amaturo rero ni kenshi. Akamaro ka mbere turi buze kuganiraho nako gufasha abakorera Imana. Gufasha abakorera Imana rero nabyo ni ngombwa. Haleluya, ni ngombwa kuko Imana ntago izangwa irye ya maturo. Mu gitabo cy'iyimuka Misiri, Imana yaravuze ngo bajye batanga amaturo, hanyuma 1/10 kijye mu gutwikwa nyine gikora umurimo wacyo, hanyuma ibisigaye babihe bene Levi kuko nibo bakoraga umurimo w'ubuhereza bitambo. Ni ukuvuga rero ngo abo ngabo nibo batungwaga n'uwo murimo, kuko nta kindi kintu bakoraga. Bene Levi, aba Levi nta kindi kintu bakoraga uretse umurimo w'ubuhereza bitambo. Ni ukuvuga ngo bakoraga umurimo w'ingoro. Ni ukuvuga rero ngo nta kindi kintu bakoraga, nta wundi murimo bari bemereye gukora. Nibo batwaraga ubushyinguro, nibo bakoraga mu ihema ry'ibonaniro, mbese nibo bakoraga uwo murimo wo gutegura ibyo abajyamo. Mbese muri make niwo murimo bari baratorewe. Noneho rero amaturo abantu batangaga bayaha Imana niyo bene Levi nabo yabatungaga. Ibyo biri mu gitabo cy'iyimuka Misiri.
noneho rero icyo nashakaga kukubwira nuko umurimo w'Imana utunga n'abakozi bayo, kandi abakozi bayo birakwiriye ko babaho. Reka tubanze tucyumvikanaho. Reka turibaza se ni ngombwa ko Imana igira abakozi bayo mu isi? Yego ni ngombwa, kubera ko na leta zigira abakozi bazo mu isi, ugasanga wenda nk'igihugu gifite ambasaderi wacyo aha. Natwe rero mu isi tugomba kugira ambasaderi cyangwa se kugira abakozi b'Imana mu buryo bwo kurushaho kuduhuza n'Imana, mu buryo bwo kurushaho kudusobanurira iby'Imana ivuga, kuko buriya Imana ubwayo irahambaye. Abibwira ni abanyabyaha kandi bari mu isi y'ibyaha. Imana rero birakwiriye ko ifite abantu bayo, navuga ngo babandi igenda ikabwira direct, ikababwira iti mugende mumbwire bariya abantu. Abakozi b'Imana rero, abo twita abakozi b'Imana nabo ngabo ni abantu njyewe navuga ngo baba bafite umwihariko wo kuvugana n'Imana cyangwa se wo gukorana n'Imana cyangwa se na Yezu, birumvikana, mu buryo navuga ngo budasanzwe, mu buryo bw'ingabire zidasanzwe. Noneho bakajya bakora uwo murimo wo kurushaho kwegeranya imbaga n'Imana cyangwa se imbaga na Yezu. Abo nibo twita abakozi b'Imana. Muri ubwo mu kuba rero umuntu ari umukozi w'Imana, turareba cyane ku ngabire za Roho Mutagatifu. Mu isezerano rya kera babitaga nyine abakozi b'Imana cyangwa se abarevi, ariko mu isezerano rishya nibo tuzavuga abanyengabire cyangwa abanyempano, ariko abo bantu baba bakwiriye kubaho. Kenshi rero ngewe iyo ndebye n'uwo murimo ukuntu ugoranye, ndavuga ni buriya Kiliziya Gatolika ifite ubukungu abantu batajya bamenya. Buriya gukorera Imana, nabonye nkurikije experience yanjye bwite, nabonye biba byiza udafite urushako kurusha iyo urufite, kuko iyo urufite ufite n'izindi nshingano, ngaho gukorera urugo, ngaho kwita ku rugo, ngaho kwakira abashyitsi. Ariko iyo ukorera Imana, navuga ngo ubihugukiwe, uyu murimo w'Imana urakomeye pe. Ngewe ndabibona kandi bimvuga ntago ari ubufana bw'idini, ahubwo ngewe mvuga ibyo nabayemo. Gukorera Imana udafite izindi nshingano zindi zabirantega ku ruhande ni byiza pe, kuko uyu murimo ubwawe urihagije. Ngewe nta nubwo nakwishyira mu rwego rw'abakozi b'Imana, ngewe ndi umukozi w'Imana kubw'ingabire y'Imana. Haleluya. Ndi umukozi w'Imana kubw'ingabire ya Roho Mutagatifu wantoye. Hari abantu rero bari abakozi b'Imana kubw'inshingano, niko navuga, nk'abari abarevi. Abarevi ni ukuvuga ngo Imana yari yarabatoye yego, ariko ni ukuvuga ngo uwo murimo barawuhererekanyaga. Abantu bo mu gisekuruza cy'abarevi bose babaga ari abahereza bitambo, mbese babaga ari abo bantu bagomba kuba mu ngoro y'Imana, ari wo murimo bakora. Ibyo urabisanga mu gitabo cy'iyimuka Misiri. Noneho rero hari abantu bakorera Imana muri ubwo buryo bw'uko batowe n'abantu cyangwa se batowe mu buryo bw'umurimo, nka kuriya agenda abapadiri babuhabwa, ugasanga umusaseridoti ahawe iryo sakaramento kugira ngo ajye afashe iyo mbaga ayihuze n'Imana. Hari n'abandi rero batorwa n'Imana ariko badatowe n'abantu. Abo rero nibo ngewe mpagazemo, ni nabo mvuga bavunika cyane. Ngewe nkurikije uko mbibona, atari ukuvuga ko aribo bakora umurimo cyane, si cyo mvuze, ahubwo ndavuga kuvunika. Bavunika rero mu buhe buryo? Iyo mfashe wenda nk'umuntu ukorera Imana nkamugereranya na padiri, reka tugerageze wenda kujya mu buzima busanzwe, cyangwa se turebe umubikira n'umuntu ukorera Imana mu buryo bw'ingabire. Ni ukuvuga rero ngo padiri aba ari kuri paruwase, paruwasi ikamumenyera byose. Wenda hari paruwase zikennye birumvikana, ariko ndavuga uko structure ya Kiliziya ikoze. Ni ukuvuga ngo padiri abatunzwe na paruwase cyangwa se n'abakristu cyangwa se wenda n'amaturo, ariko burya bamugenera nabo, Kiliziya igira kandi mugenera mu buryo bwo kumufasha nawe kwita ku muryango we cyangwa se gukemura utubazo twe bwite. Noneho rero uwo muntu aba ari aho ngaho afite iyo nshingano yo guhuza Imana n'abantu, yo gutagatifuza iyo mbaga, mbese niyo nshingano, ni naryo sakaramento aba yahawe. Ni ukuvuga rero ngo iyo ari mu kazi, aba ari mu kazi yatorewe, navuga ngo akazi navuga ngo yahawe n'Imana, ariko ni akazi yahawe mu buryo bwa ministeri, niko babyita.
noneho rero hakaba n'undi muntu ugiye gukorera Imana mu buryo bw'ingabire. Biratandukanye rero, kuko mu buryo bw'ingabire njyewe nzaba ndi iwanjye mu rugo rwanjye, ariko Imana imbwiye ngo haguruka ukora ikintu iki n'iki, bizaba bingoye cyane, kuko nshobora kubibwira uwo twashakanye ntabyumve nk'uko nguko, bikambera obstacle. Ntabwo ngomba guhaguruka atabyemeye, nta nubwo ngomba kumusuzugura, kandi si ngomba gusuzugura Imana. Aho ngaho rero abakozi b'Imana benshi bagenda bafite ikintu bita point d'interrogation, akabazo, akagenda afite akabazo mu butumwa bwe. Yajya kuvuga ugasanga wenda n'ibyo avuga biragoye kubyumva, kubera ko wenda hari abandi bantu bamuzi nabi, bitewe nuko wenda famiye aturukamo se, cyangwa se aho yashatse, cyangwa se aho yavutse, cyangwa se uwo bashakanye atabyumva. Ushobora kuba uri umugore cyangwa uri umugabo, kuko Imana itora ntabwo ireba ku gitsina, ahubwo Imana itora uwo izabona ko uwibona ko izamukorera, uwo ibona ko azayikorera, pardon. Noneho rero muvandimwe, icyo nshaka kukubwira, nakubwiraga ko abo bakozi b'Imana bari mu byiciro bibiri. Hari abo babitorwa par ministère, hari kaba n'abandi babitorwa ku bw'ingabire y'Imana, Imana ikabibihera ku giti cyayo. Abo bavuga butumwa bombi rero, cyangwa abo bakozi b'Imana bombi, bakabaye buzuzanya. Ariko mu isi y'uyu munsi ngewe aho nabonye henshi nabo barwanyana, usanga mbese nk'abo bantu navuga ngo baba batowe ku bw'ingabire y'Imana, kwemerwa mu isi biragoye. Icyo nicyo cya mbere, akaba nabyo ari zimwe mu mpamvu zituma bagorwa n'umurimo bakora. Kuko nk'ubu ngubu wenda tuvuge nshobora kujya ahantu nkavuga nti Imana yantumye abantu ntibashake kubyumva, ariko padiri iyo ahagaze mu kiliziya aravuga ati Nyagasani Yezu aravuze ngo, kandi ugasanga ibyo avuze barabyikirije. Burya hari isengesho rero, cyangwa se ijambo bakunda kuvuga iteka iyo tumaze guhazwa, rirya sengesho ndarikunda, ngo Nyagasani naravuze ngo, padiri akavuga, noneho ukabona abantu ntibanabyumvise, kuko ahita avuga ngo muhaguruke duhabwe umugisha. Ukabona abantu bahise bahaguruka bamaze guhazwa, akavuga icyo Nyagasani avuze, ariko abantu ntibacyumve. Ariko nk'ubu ngubu uhagurutse uri umuntu ingabire y'Imana ibibwiye ngo vuga gutya, bagukubita ahubwo, cyangwa se bakakuvugiriza induru, bate uyu nguyu yavuye he? Ugasanga mbese muri make haba harimo ingorane zinyuranye, ingorane wenda zijyanye n'uwo murimo, hakaba n'ingorane zijyanye wenda n'abantu muri kumwe batabyumva. Ni ukuvuga rero ngo ku buryo bw'ingorane abo bantu ntabwo bakora mu buryo bumwe, kandi ariko no mu buryo bw'isi ntabwo biborohera kimwe, ariko mu buryo bwo mu ijuru ntabwo bahembwa kimwe. Nacyo icyo ngewe maze kukibona, kuko uwakoreye Imana kubera ingabire yamuhaye, n'uwakoreye Imana kubera wenda ari wo murimo yashinzwe, ni ukuri mu buhamya bwinshi mfite ntabwo bahembwa kimwe. Nubwo abantu bose bazahembwa kubera ibikorwa byabo, ariko burya umuntu ukorera Imana mu buryo bw'ingabire aravunika cyane, kandi iyo mvune nawe abazayiturwa. Ntabwo byoroshye rero iyo wicaye iwawe ukumva Imana irakubwiye ngo haguruka ugende. Hari igihe uhaguruka ukagenda, wagaruka wenda ugasanga uwo wasize mu rugo ntabwo abyumva kimwe nawe, ukaba yanagukubita. Hari abagore bakubitwa inkoni rwose, inkoni nyankoni, uretse ko zigenda zicika, ariko hari abazikubiswe wenda bitari ubu ngubu, hari abagiye bazikubitwa bitewe n'ubutumwa bwiza. Agahaguruka agiye kuvuga umurimo w'Imana, agiye gukora ubutumwa bwiza, akabukora bigakoreka. Niba ari abarwayi bagakira, ariko yagera mu rugo agasanga umugabo reka da ntago abyumva, inkoni zikarisha rwose bikaba. Kandi Imana yazi ikavuga ngo ibyo ndabizi, ariko komera ku murimo wawe kuko nzawuguhembera. Kandi ni ucika intege ukumva ibyo mu rugo akaba ariho wicara, umurimo uracikamo kabiri, ariko nawe urugo rwawe ntabwo ruraba rufite umugisha. Ni ukuvuga ngo umugisha wawe urawukura muri uko gukora. Nk'uko hari n'umuntu ujya gucukura wenda amabuye akazaba ariho akura igihembo, ni ukuvuga ngo imirimo yose ntabwo yoroshye kimwe. Nicyo nshaka kuvuga. Hari abantu rero baronka umugisha w'ingo zabo, ariko bawukuye aho hantu hagoye pe, hagoye. Noneho nkavuga ni mu guhembwa rero Imana ireba imvune n'imbaraga uwo muntu yashyize muri uwo murimo. Impamvu navugaga ngo ntabwo bahembwa kimwe, nuko Imana ireba cyane cyane imvune umuntu yakoranye n'uburyo yigomwe kugira ngo akore uwo murimo.
kenshi rero iyo ugiye kureba usanga abo bantu batowe mu buryo bw'ingabire ari bo bagorwa cyane, kuko ingabire yo no kuvuga ngo nta kindi kintu kiyikoresha uretse wowe ubushake bwawe, urambura amaboko ukavuga ngo Yezu nkoresha, ahasigaye akagukoresha uko ashaka. naho wenda nk'umuntu ntabwo ari ukuvuga ngo ntabwo ari ugupfobya uwo murimo w'abakozi b'Imana, ahubwo ndi kugira ngo abantu barusheho kubyumva neza, gusa tuzirikana yuko uzahembwa ari uzakora neza wese. Haleluya, uzakora neza wese azahembwa, gusa ntabwo bikwiye kudutungura ko wazagera mu ijuru ugasanga wenda hari umuntu w'umurayiki, abo twita abarayiki, ni ukuvuga twebwe muri Kiliziya Gatolika harimo inzego ebyiri, hari urwego rw'abihaye Imana, hari n'urwego rw'abarayiki. Ntabwo rero bitangaje kuba wasanga ku ntebe ya mbere mu ijuru hicaye umurayiki, wenda umupadiri ari ku ntebe ikurikiyeho. Ntabwo byaba bitangaje, kuko Imana izareba uburyo bwo kwigomwa mu kuyikorera. Nashakaga cyane cyane gusobanura iki rero, nashaka gusobanura ko mu murimo w'Imana abantu bagenda bavunika mu buryo butandukanye, ariko n'ingororano zabo ariko zigenda zirutana. Bityo rero Imana ikaba izahemba buri wese ikurikije ibikorwa yakoze n'uburyo yavunitse. Ahanini rero wareba wenda nko mu murimo w'abihaye Imana cyangwa se abapasteri, ugasanga mbese muri make baba baratorewe uwo murimo, Kiliziya cyangwa se itorero rikabaho uwo murimo mu buryo bw'umurimo, ariko nayo ikagira ikibamenyera mu buryo bwo kuborohereza umurimo. Hakaba rero n'abandi navuga ngo bidumbukiza, kubera ko Roho w'Imana yamuhamagaye akamubwira ati nkorera ibi, ugasanga rero na uwo muntu aragorwa, kuko nta nyungu yindi aba afite, nta n'igihembo, nta facilities zindi aba afite, ahubwo aba ari kwamamaza uwamutumye. Naho ngaho nashakaga kuvuga cyane, nizere yuko wenda harimo kumvikana. Abakozi b'Imana rero tumaze kwemeranywa ko bagomba kubaho, kuko Imana yagiye itora abakozi bayo mu muryango wa Isiraheli. Uko yagiye ibayobora niko yagiye ibazanira n'abantu babayobora, ihereye kuri Musa wagiye kwa Farawo kubamubwira ngo narekure ubwoko bw'Imana. Uko yagiye agendana nayo, uko bagiye bahererekanywa, urasoma, ushobora gusoma iki gitabo mu guhera mu ntangiriro yimuka Misiri, ukagenda gutyo uragenda ubona amateka y'umuryango wa Isiraheli. Uko rero bagendaga basimburana mu buyobozi, niko Imana yabaga yabahaye n'imbaraga. Musa yageraga hakomeye abandi batashoboraga kugera, n'abashakaga kumupinga Imana yaberekaga ko ariyo yamuhamagaye. Ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga ngo Imana iyo yatoye umuntu ikavuga iti ni wowe uzambera umuherezabitambo, ni wowe uzampuzanira mbaga, imuha navuga ngo na privilege zikomeye paraporo y'abandi. Ubwo hari mumbabarire n'ukuri hari amagambo mbandi kumva aza muri izo ndimi ntanazi neza pahaye, ariko nkumva nizo bye byihuta, ubwo tuzajya twihanganirana. N'ukuri nazo none se uyu munara wa Babeli nawo tuzawusomaho, wumva ukuntu indimi zagiye ziza. N'ubu twashoboraga kuba twivugira ururimi rumwe bikoro, ariko abantu bagiye bazana indimi nyinshi nazo ziriho, ubwo tuzajya tubyumvikanaho. Navugaga rero ko iyi Imana igutoye iguha privilege, ni ukuvuga ngo iguha wenda se ubwo privilege umuntu yabyita iki, we navuga ubutoni se, navuga ko iguha ubutoni buruta ubw'abandi mu maso yayo, iguha icyubahiro kiruta icy'abandi, iguha kugera aho abandi badashobora kugera ugereranyije n'uko yo ibigushaka. Nuko nguko rero narimvuze nti iyi Imana yagutoye iguha akantu gasumbye kuri ba bandi ugiye kujya uyihuza nabo. Haleluya. Nk'uko Musa yari afite ubwo butoni mu maso y'Imana ndetse buruta ubw'abandi, nk'uko Musa n'abandi bose uko bagendaga bagenda n'Imana babaga bafite ubutoni budasanzwe ugereranyije n'iyindi mbaga. Ndashaka kugusobanurira yuko amaturo dutanga afasha abakozi b'Imana, kandi turimo kureba niba koko abakozi b'Imana bakwiriye kubaho cyangwa nta kamaro bafite. Ariko abakozi b'Imana twamaze kubona ko ari ngombwa ko babaho, kuko n'Imana yemera ko babaho. Reka mu kureba ku bakozi b'Imana turebe Musa ukuntu yagendanye n'Imana. Musa yagendanye n'Imana mu buryo bukomeye cyane, ariko reka dufate urugero rw'aha hantu aho Musa Abayisiraheli bamwitotomberaga bavuga bati twebwe tubuze amazi yo kunywa.
noneho Musa abashakira amazi yo kunywa bitewe n'uko Imana yari imuhaye ubwo bushobozi. Ngo Musa hagurutsa ubwo ni mwiyimuka Misiri umutwe wa 15 murongo wa 22. Musa hagurutsa Abayisiraheli ku nyanja y'urufunzo bagenda berekeje mu butayu bwa Shuru, bamara iminsi 3 bagenda muri ubwo butayu batabona amazi. Bagera Imara ariko ntibashobora kunywa amazi y'Imara kuko yaruraga. Ni nacyo cyatumye abantu bahita Mara, nuko rubanda babitotombera Musa bati turanywa iki? Nuko Musa atakambira Uhoraho, maze Uhoraho amurangira igiti cy'ubwoko atarazi. Musa ngo akijugunye muri ayo mazi, amazi ahita aryoha. Jambo ry'Imana, dushimiye Imana. Icyo rero shaka kukubwira nuko umuryango utagira Musa nukuvuga ngo byari bibayobeye, ariko nabiye bijujutiraga Musa aho bari kubwira Imana. Musa nawe agahita agenda akabwira Imana, nuko Imana igasubiza. Tukomeze rero dusome twumve ukuntu Musa yagiranye nanone ikibazo amazi ye y'Imasa n'Imeriba. Imbaga yose y'Abayisiraheli, ubwo no mutwa 17 yimuka Misiri mutwa 17, imbaga yose y'Abayisiraheli ihaguruka mu butayu bwa Sini ngo bakomeze urugendo rwabo uko Uhoraho yabishakaga. Bageze Irefidimu bahaca ingando, ariko ntibahabona amazi yo kunywa. Nuko rubanda batera amahane kuri Musa, bakamubwira bati duha amazi yo kunywa. Musa arabasubiza ati kuki munteraho amahane? Igituma mugerageza Uhoraho niki? Haleluya. Kuki munteraho amahane? Nukuvuga ngo yambaga yabazaga Musa, yabaga igize ikibazo ikabaza Musa. Musa nawe navuga ngo kuki munteraho amahane? Kuki mutagiye kubwira Imana? Ahubwo Musa akavuga kuki munteraho amahane? Kuki mugerageza Uhoraho? Nukuvuga ngo Musa yarahagarariye Uhoraho imbere y'iyo mbaga. Nuko imbaga yose yicirwa n'inyota mu butayu, rubanda bitotombera Musa bavuga bati kuki watuvanye mu Misiri nukugira ngo twicishe inyota hamwe n'abana bacu n'amatungo yacu? Musa atakambira Uhoraho avuga ati iyi mbaga ndayigenzane, nakanya gato bakanyicisha amabuye. Uhoraho abwira Musa ati jya imbere ya rubanda ujyane na bamwe mu bakuru b'imiryango ya Isiraheli, ufate na ya nkoni yawe wakwiye mu ruzi, maze ugende. Dore ndibuguhagarara imbere hejuru ya ruriya rutare ruri ku musozi wa Horebu. Uze gukubita urutare rutobokemo amazi, maze rubanda banywe. Musa rero abigenza atyo mu maso y'abakuru b'imiryango ya Isiraheli. Aho hantu bahita izina rya Masa na Meriba, ari byo kuvuga kigeragezo na rwiyenzo. Ku mpamvu y'urwiyenzo Abayisiraheli bari bamushatseho, no kubera ko bari bagerageje Uhoraho bavuga ngo mbese Uhoraho turimo cyangwa se sibyo. Nukuvuga iki rero? Nukuvuga ngo twamaze kumenya ko umukozi w'Imana abaye aho ngaho kugira ngo aze guhuza Imana na yambaga. Musa kandi si ibyo byonyine yakoze, kuko hari n'ubwo imbaga yigeze kuvuga ngo irashaka kubona Imana. Noneho rero Imana ibikora muri ubu buryo. Ni mwiyimuka Misiri nanone umutwe wa 19 umurongo wa 10. Uhoraho abwira Musa ati genda usange rubanda maze ubatunganye, none n'ejo bamese imyambaro yabo, bazabe biteguye ku munsi wa 3, kuko ku munsi wa 5 nyine ari bwo Uhoraho azamanukira ku musozi wa Sinayi, imbaga yose ibyirebera. Ubwo rero Musa yaragera bikora ku murongo wa 20. Uhoraho rero amanukira ku musozi wa Sinayi mu mpinga yawo, maze Uhoraho ahamagara Musa ngo aze mu mpinga y'umusozi. Nuko Musa azamuka umusozi. Uhoraho abwira Musa ati manuka wihanangirize rubanda.
bamenye ntibarenga urubibi bashaka kureba uhoraho hato badapfamo benshi. Ni ukuvuga ngo Musa we yarebaga Imana ariko abandi bo ntibabashaga no kuyireba, ndetse n'abaherezabitambo basanzwe begera uhoraho nabo bagomba kubanza kwitunganya hato uhoraho atabacurangura. Haleluya, atabacurangura. Ni ukuvuga ngo Musa we yari afite ubwo burenganzira, ariko nabo baherezabitambo n'abari basanzwe babikora ntabwo bari bafite uburenganzira bwo kugera ku Mana uko babyishakiye. Musa abwira uhoraho ati rubanda ntibari bushobore kuzamuka ku musozi wa Sinayi kuko watwihanangirije uvuga uti shinga urubibi uzengurutse umusozi maze uwegurire uhoraho. Nuko uhoraho aramusubiza ati ngaho manuka hanyuma uze kuzamukana na Aroni, nyamara ari abaherezabitambo ari na rubanda ntibarenga umupaka ngo bazamuke bagana uhoraho hato atabacurangura. Musa rero amanuka asanga rubanda maze arabibabwira. Ubwo rero no kuvuga ngo Musa we rwose ntabwo yashoboraga kutarebana n'Imana, ariko abandi bo babaga bari kure yayo. Ndetse mu gusoma uraza gusanga ko Musa yamaraga kuva mu ihema ry'ibonaniro yazaga yitamirije igitambaro mu maso kubera ko ikuzo ry'Imana ryabaga rimuriho. Birumvikana rero ko hari abantu bageze aho bakanamupinga, ariko abagiye bamupinga bose bagiye bahabwa ibihano bijyanye n'uko babaga bamupinze. Nuko rero Imana yo mu ijuru ikagenda imuhesha icyubahiro mu bantu muri ubwo buryo. Musa rero yabaye umuhuza w'Imana n'abantu n'abandi. Hari n'abandi bakozi benshi b'Imana, nuko wenda mvuze kuri Musa, ariko hari abandi bakozi benshi cyane bagiye bahuza Imana n'abantu, bagiye baba hagati y'Imana n'abantu. Imana yashaka kuvuga akaba ari bibwira bakajya kubwira rubanda icyo Imana ivuze. Ntabwo rero ari Musa wenyine, wenda niwe mvuze, ariko nawe uhereye kuri Musa uragenda wibuka n'abandi, kandi uhoraho uko azagenda ashaka ko tubaganiraho tuzagenda tubaganiraho igihe turagifite, kuko turi kumwe n'umugenga w'ibihe. Umurimo w'Imana rero ugomba gukorwa, nibyo twavugaga. Abakozi b'Imana bagomba kubaho kugira ngo babane n'Imana n'imbaga yayo. Hari nubwo Musa yigeze kujya kubonana n'Imana, amanuka azanye amategeko 10, ayahagejeje asanga ba bantu bararambitse Imana barayitaye, ubwo bigira mu bigirwamana. Noneho Imana avuga iti sinkigendanye nabo ubu bwoko bushinze ijosi. Musa aravuga ati niba ari wowe wantuye ukaba waremeye kuntuma gendana nanjye, bakiza ugiriye ngewe. Imana iravuga ngo ngiye kubakiza ngiriye wowe. Haleluya. Nukuvuga ngo uyu mukozi w'Imana yitwaye neza, imbaga ishobora gukira kubera wa mukozi w'Imana. Kimwe nuko niyo yitwaye nabi ayirimbura. Imyifatire y'abakozi b'Imana byo ni ikindi nayo tuzagenda tuyiganaho buhoro, ariko icyo tugomba kurebaho none ahangaha nuko umukozi w'Imana agomba kubaho. None ko Musa yahoraga mu ihema ry'ibonaniro, Musa ntiyaryaga, Musa ntiyanywaga, Musa byari bimeze biti? Musa rero ukurikije ijambo ry'Imana uko ribivuga, Musa yabonanaga n'Imana ariko nawe yararyaga. Hano hari ijambo ry'Imana, Musa amara iminsi 40 ku musozi ari kumwe n'Imana. Ibyo byose ni ibintu bitwereka ko Musa igihe kinini yabaga ari ku murimo w'Imana. Ariko kandi hari ijambo nshaka ko tuganiraho, iri jambo rivuga ukuntu Musa yahuye na sebukwe Yetero, kuko Musa yari afite akazi kenshi ko gukemura ibibazo, kugira gute ntabashe kurya, ntabashe kuruhuka, mbese ntashobore no kugira ikindi kintu nawe yakwikorera. Noneho Musa ashyiraho, noneho Musa aza kuganira na sebukwe. Sebukwe aramubwira ati rero byaba byiza ushyizeho abantu bagufasha kugira ngo bagufashe uyu murimo. Reka duhere ku murongo umutwe wa 18 nyine y'Umukamisiri umurongo wa 8. Nuko Musa atekerereza sebukwe
ibyo Uhoraho yakoreye Farawo na Misiri byose ku mpamvu ya Isiraheli, amubwira n'amagorwa yose bari baragiriye mu nzira n'ukuntu Uhoraho yayabakijije. Yetero yishimira ibyiza byose Uhoraho yari yaragiriye Abayisiraheli igihe abakijije ikiganza cy'Abanyamisiri. Nuko Yetero aravuga ati, haragasingizwa Uhoraho wabakijije Abanyamisiri na Farawo, maze imbaga akayekiza ubucakara bw'Abanyamisiri. Noneho menye neza ko Uhoraho aruta imana zose, kuko yazitsinze igihe zahigiraga abe. Nuko Yetero sebukwe wa Musa atura igitambo gitwikwa n'ibindi bitambo bigenewe Imana. Aroni n'abakuru bose b'imiryango ya Isiraheli baza kwifatanya na sebukwe wa Musa, basangirira imbere y'Imana izo nyama z'ibitambo. Wumva ko batambaga inyama z'ibitambo, ariko si Imana yazaga kuzirya, ahubwo zariwe nande? Aroni n'abakuru bose b'imiryango ya Isiraheli nibo baje kwifatanya na sebukwe wa Musa, noneho barasangira. Bukeye Musa yicara mu nteko ngo acire rubanda imanza. Rubanda rero bakirirwa bahagaze imbere ya Musa kuva mu gitondo kugera nimugoroba. Sebukwe wa Musa ngo abone ibyo yakoraga rubanda, aravuga ati, mbese ibyo ni iki ugirira bariya bantu? Ni iki gituma uca imanza wenyine, maze rubanda bose bakirirwa baguhagaze imbere kuva mu gitondo kugera nimugoroba? Musa asubiza sebukwe ati, nuko rubanda bansanga kugira ngo basiganuze Imana. Urumva iyo cyamushubije, nuko rubanda bansanga kugira ngo basiganuze Imana, kugira ngo babaze Imana icyo bakwiriye gukora. Ni ukuvuga ngo Musa bamubonagamo Imana. Iyo bafite icyo bapfa baransanga nkabakiranura, hanyuma nkabamenyesha amabwiriza y'Imana n'amategeko yayo. Sebukwe wa Musa aramusubiza ati, uko ugenza uko ntabwo ari byiza, bizageraho bikurembye binanize n'iyi mbaga muri kumwe, uwo murimo uzakuvuna, ntabwo ushobora kuwurangiza wenyine. Noneho umva nkubwire, ngiye kukugira inama, maze Imana ibe kumwe nawe. Wowe ujye uhagararira rubanda imbere y'Imana, aba ari wowe ugeze imanza zabo ku Mana. Ubatoza amabwiriza n'amategeko, kandi ubamenyesha inzira bagomba kunyuramo hamwe n'ibyo bagomba gukora. Ahasigaye utoranye muri rubanda rwose abantu b'inyangamugayo kandi batinya Imana, abantu b'intabera kandi batikanyiza, maze ubagire abatware bategeka abantu 1,000, n'abatware bategeka abantu 100, n'abatware bategeka abantu 50, n'abatware bategeka abantu 10. Bajye bacira rubanda imanza zisanzwe. Imanza zikomeye bajye bazikuzanira, naho bo baca imanza zoroheje, bityo ugabanye umuzigo wawe, mufatanye kuwikorera. Nukora utyo uzashobora kurangiza icyo Imana igushakaho, kandi iyi mbaga izashobora gusubira imuhira amahoro. Musa yumvira sebukwe, maze akora ibyo yari yavuze byose. Musa atoranya muri Isiraheli yose abantu b'inyangamugayo, maze abashyiraho ngo baba abatware ba rubanda. Abatware bategeka abantu 1,000, n'abatware bategeka abantu 100, n'abatware bategeka abantu 50, n'abatware bategeka abantu 10. Bagacira rubanda imanza zisanzwe, bagashyira Musa imanza zose ziruhije, naho bo bagacira imanza zose zoroheje. Nuko Musa asezerera sebukwe, asubira mu gihugu cy'iwabo. Ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Musa rero yatoye abamufasha kubera yuko atari kuyobora ubwo bwoko wenyine, kandi abantu bose bamubonagamo Imana, bashaka kwegera Imana. Haleluya. Icyo rero nicyo nashakaga kukubwira muvandimwe nkunda, umukozi w'Imana bafite umurimo ukomeye. Nanjye ntago ndi ku rwego rwa Musa, ariko imanza nakira cyangwa se ibyifuzo nakira nanjye biba byinshi, ku buryo ahubwo mumaze iminsi ndi kubaza Yezu ndaza kubigenza nte. Ko nakubwiraga umukozi w'Imana wahamagawe n'ingabire, nge ndi mubahamagawe n'ingabire, ntabwo nahamagawe na Kiliziya mu buryo wenda navuga ngo yampaye ministeri niyi, mbese mu buryo bwo kunyohereza nk'uko yakwereza umuntu mu buryo buri officiel. Ndizera kuri kubyumva. Njewe Yezu yarampamagaye mu mazina yanjye, arambwira ati ndashaka kugutuma ku bana banjye.
kuba yarantumye rero so kuvuga ngo abapadiri ntibakora umurimo wabo, so kuvuga ngo ababikira ntibahari, n'abafurere baracyari kandi baracyakora, ariko kandi nanjye buriya yabonye ko hari icyo nanjye nakora kandi kigakoreka. Arampamagara mbifatanya n'ubuzima bwanjye busanzwe, mbufatanya n'urugo, mbufatanya na za zindi njya mvuga nti na za rwaserera z'ubuzima bwacu busanzwe ndabifatanya. Noneho rero bikamvuna cyane, bikamvuna kwakira ibyifuzo by'abantu, kandi mba numva ko umuntu uwo ari we wese niba atekereza ati Yezu uri muri Louise ntabare, nanjye mba ngomba gukora ibishoboka byose kugira ngo Yezu agaragare koko. Noneho nanjye bikamvuna kubera ko mba ndi muri ya mihihibikano y'isi uko twagiye tuyibona, nanjye mba ndi guhihibikana nshaka igitunga umuryango wanjye, bikamvuna rero. Noneho maze iminsi mbwira Yezu ni ibi bintu ndaza kubigenza, njya kuri WhatsApp ngasanga abantu benshi banyandikiye kandi ngomba kubasubiza, kandi aba bantu ntawe nabwira ngo reka kwandika kuko bandika bababaye. Mu by'ukuri muvandimwe nubwo mbivuga ntugire ngo ndi kuvuga ngo ntimukabaze, oya, nimukomeze rwose ibibazo byo mu muryango w'Imana, nk'uko Musa yahoraga akemura ibyo bibazo mu muryango w'Imana biba bihari. Ariko nkaba ndi kubwira Yezu Kristo ngo nantabare anyereke uko ngomba kubikora muri WhatsApp, muri audio, mbese muri make, kuko abo dusenga nabo icyo cyarakemutse. Twifitemo ubuyobozi bw'abatowe narabibabwiye, twifitemo ba 12 badufasha, twifitemo amashami, twifitemo komite, mbese dufitemo n'amagroupe. Muri make hari uburyo abantu bashobora kugenda begerana muri za entité ntoya, bakagenda begerana ku buryo wenda nk'ibitugeraho byabaye ibibazo twebwe nk'ababyeyi bitugeraho ari uko ari ibibazo koko bikomeye, kuko byumvikana ko bisaba ko duhaguruka tukagira icyo tubikoraho. Nibi rero Musa yakoze, nanjye ubwo rero ndimo kumwinginga ngo ancire indi nzira, ambwira icyo mwiriye gukora, kuko gukora audio, kwandika no gusubiza abanyandikira no kubifatanya n'ubuzima busanzwe, ndabona ko biruhishe. Biraruhije kandi mu minsi ishize nawe zambwira Yezu ni indwara izari zo zose zizaterwa no gukoresha telefone cyane, mbaye nziguhereje mu biganza byawe uzifate, kuko mu bintu bishobora gutera wenda kurwara bishobora guterwa no gukoresha telefone cyane nabamo, kuko mba kuri telefone igihe kinini kandi mba ngomba kuyifatanya n'ubwo buzima busanzwe. Nawe nkumiriye nta n'uwo mbwiye ngo icyifuzo kigumane, ahubwo Yezu Kristo reka dusenge aducira inzira yo kugira ngo ibisubizo bijye biboneka vuba kandi biboneke binyura buri wese. Ndahamya neza ko bizakunda, ntago ndabona inzira ngewe nayo ndi kubona, ariko Yezu warayifite kandi nzi neza yuko azayitanga kandi bikagenda neza. Ako karagaciyemo, ariko nivugiraga kuri Musa n'imbaga y'Imana. Musa rero yakoreye Imana mu buryo bw'uko yegeranyaga imbaga cyangwa yahuzaga imbaga n'Imana kandi bikagenda neza. Abakozi b'Imana rero twaje gusanga ko bagomba kubaho, kandi mu by'ukuri bagomba kubona facilité cyangwa facilities zituma barushaho gukora neza umurimo w'Imana, uburyo bwo koroherezwa umurimo. Aya maturo rero dutanga niyo afasha abo bakozi b'Imana mu buryo bwo koroherezwa umurimo. Haleluya. Amaturo dutanga afasha abakozi b'Imana mu buryo bumwe cyangwa ubundi mu koroherezwa umurimo, kuko umukozi w'Imana nawe yaba afite izo ngabire, ariko hari igihe biba bibaye ngombwa ko ajya kureba umurwayi ahanaha, cyangwa se uwo mukozi w'Imana nawe yaba afite izo ngabire, hari igihe biba bibaye ngombwa ko akora ikintu iki n'iki kandi kimusaba mikoro, nk'uko Musa yamaraga iminsi 40 mu ihema ry'ibonaniro. Ibyo byose Musa yari afite umugore n'abana, kandi nabo bagombaga kubaho. Ibyo rero byose ni ibintu bisaba ko abantu bumva ko umurimo w'Imana ari umurimo ufite agaciro, abantu bakumva ko ari umurimo uvunanye. Sina ngombwa ko umuntu akubwira ngo ndavunika, kuko ngewe nakubwiye uyu murimo ntago nkukora kubera wenda agahato, nge numva ari impuhwe zindimo zo kuvuga ngo mburira abantu, kuko ikiri imbere cyaba gishaka kurya umuntu wamukire wabwiraga Imana ngo wabwiye rwose Lazaro basa gatosa akabobeza ururimi rwanjye. Lazaro se ntago byashobokaga. Aho rero niho nashaka kuzaba muvandimwe, ngo umwe abari Lazaro hejuru undi ari wamukire hasi, kandi byarashobokaga ko nkuburira hakiri kare. Nanjye rero mbikora kubwo
kumva ko ari impuhwe zindimo ariko kandi no kugira ngo ikuzo ry'Imana rikomeze ryamamare no kugira ngo nkize ubugingo bwawe. Haleluya. Uyu murimo rero ntago naba ndi kugutakambira ngo uravunanye, ariko mu by'ukuri uravunanye pe, uravunanye rwose, ariko kandi urashimishije kuko ubukora uruwukunda. Uvuga uti buryo umurimo utagira igihembo nawo uba mwiza, kuko iyo hari nk'igihembo uvuga uti reka nkore nzahembwe ku kwezi. Ngewe rero nta gihembwe mbo cy'ukwezi ndi gutekereza, ahubwo ndavuga nimva ahangaha nanjye nzagenda mbwire Yezu ni hari icyo nakoze mwisi. Ntabwo nitumye mwisi gusa, ntabwo nirwaga nzenguruka mu mihanda cyangwa se nzenguruka mwisi, ahubwo hari icyo nakoze. Ntabwo niriwe n'ibiryo byo mwisi, sinariye brochette gusa, ntabwo nariye mbese oya, hari icyo nakoze cyiza ariko. Haleluya. Nuko Imana ikishima. Haleluya. Muvandimwe nkunda rero, ndagira ngo tugire iminyago kandi tugire imihigo myiza, tuzibutse Imana umunsi tuzaba twageze imbere yayo. Ariko umurimo uraruhije, uyu murimo uraruhije muvandimwe, uraruhije. Abakozi b'Imana rero baba bakeneye amazi yo kunywa, baba bakeneye transport imuvana aho ajya, aho ava n'aho ajya, baba bakeneye gutunga imiryango yabo, baba bakeneye kubona ko kazi kabatunga, baba bakeneye. Ngewe ndareba nkavuga nti Imana, nuko nta bushobozi mfite, nakabaye nicara iwanjye mu rugo nkakora uyu murimo kuko ubwawe uramvunye pe. Nigituma wenda mvuga ni iyo WhatsApp kuyisubiza kugira kwandika no kujya gute, nuko mba mbifatanyije n'utwo tuzi twose umuntu aba afite. Aka kazi ubwako karihagije pe, karihagije. Nigeze gutekereza ndavuga ntariko ngiye gufata biro, ngenda ahantu mfate biro, noneho nge nkora aka kazi gusa. Yeza ndavuga ndese ko biro zose mu Rwanda wenda wowe biba ngombwa uvuga icyo ukora, uwaza kundeba navuga ko nkora iki. None se bwo uwo nabwira ngo nkora ijambo ry'Imana navuga ko noherejwe nande. Gasanga rero izo ni za nzitizi ziri muri wa murimo w'abantu batorwa kubw'ingabire. Ari umuntu watowe mu buryo bw'umurimo, kuba pastor afite wenda biro aha nta gitangaza, yavuga ati ngende umukozi w'Imana, bati twereke igipapuro kikwemera kuri pastor ukacyerekana. Ariko noneho ngewe nta gipapuro cy'ubupasiteri mfite, cyangwa se cyo nubwo ndi umukristo gatolika, ariko nta kintu cyemeza yuko uwo murimo ari wo nakabaye nkora. Kubw'ibyo rero iyo biro ntabwo nzi uko nayita, gusa iyo ndeba mu buryo bw'akazi nsanga uyu murimo ugoye cyane, nsanga uyu murimo usaba imbaraga zikomeye, nsanga uyu murimo usaba disponibility ntafite, ariko kandi ntabwo mwijujutira. Noneho nkavuga nti rero iyaba byashobokaga ngo byibuze nkukore ndi disponible, mbese ntafite ibindi birantega. Ntabwo bikunda rero, cyane cyane ko n'abantu batahuha agaciro. N'uwakumva ngo nta kindi ukora ngo ukorera Imana barakugaya, baraguseka. Iyo ubwiye abantu ngo ngiye nkorera Imana baraguseka, ngo ubwo se ukora iki? Ntabwo bumva icyari cyo. Kandi koko wajya kureba ugasanga no muri societe ubu ngubu twebwe njya mbibona, niyo uvuze uti nkorera Imana abantu batangira kuguha imwenene, nguriya ngo yaze gushaka akazi ngo azakorera Imana, ngo se Imana ngo izamuhembite ngo abantu bose sinabukore mu gusanga. Mbese muri make n'abantu batangiye kuguha urwamenyo, mbese muri make ugasanga n'abantu bo hafi yawe batumva icyo ukora. Ku murimo w'Imana rero nagira ngo nkubwire muvandimwe, abantu benshi bakora umurimo w'Imana, abenshi abo nabonye bafite ibibazo bikomeye, kandi ibibazo ngiye mbona bisa naho ari bimwe. Ari abo bakora umurimo w'Imana wenda mu buryo bw'uko babitorewe n'itorero, nabo baba bafitemo ingorane, kuko ujya kubona ukabona na nk'umuntu bamukuye hano bamwimuriye aha n'aha, ariko kubera ko aba yarasezeranye kumvira kandi itorero rimutunze cyangwa se kiliziya imutunze, kandi nawe aba yarasezeranye kuzumvira musenyeri n'abazamusimbura. Ubwo ndavuga ni umuntu ukora ko aba yarabigiyemo abizi kandi abishaka, abikora mbese mu buryo butamworoheye cyane, ariko byibuze mu buryo navuga ngo bw'itegeko. Ariko abantu bagenda batorwa ku buryo bw'ingabire, ngewe nibo ndi kuvuga cyane, abo bantu baravunika cyane, ku buryo muvandimwe niba wajya gutekereza ko ari n'ibintu byoroshye, ahubwo ngenda gusaba ngo ujye ubisengera, ujye usengera abantu bose uzi ko bafite ingabire yo gukorera Imana muri ubu buryo. Biravuna pe, biravuna kuko icyambere cy'abantu ntibabyumva. Societe tubamo urababwira uti nta kintu nkora ngo nkorera Imana, bakaguhindura umusazi. Ugasanga hari abagabo nzi
bagiye bagirana ibibazo n'abagore ugasanga ingo zabo ziri hejuru kubera iki umugore arabwira umugabo ngo ngwino ngukore ngurirwa wizenguruka nguri mu kazi k'Imana ngo nushake ngo kuza ngo ujye kwasimwe ngo cyangwa ngo ujye gushaka ngo amafaranga ngo yo kwishyura inzu ngo wagiye ku murimo w'Imana kandi wenda uwo muntu hahandi yagiye mu butayu cyangwa se yaraye mu masengesho hari byinshi yahakoreye. Ibyo ni ibintu nagiye mbona biri gusenya ingo z'abantu ngewe navuga ngo babakozi b'Imana. Hakaba rero ko Imana iba yaraguhaye iyo ngabire ikakubwira iti tuza nzagutunga. Iyi bikubwiye rero kubyumvisha abandi biragora cyane, ugasanga rero abantu baraguhinduye nk'umunebwe we ntashaka gukora ngo azakorera Imana. Ibyo byose ni ibintu ngewe ngenda mbona bisa n'ibizitira abantu b'Imana, ugasanga ari ibintu bisa n'ibituma umurimo w'Imana udakorwa neza muri isi y'uyu munsi. Ngewe nihereyeho mbona yuko uyu murimo usaba disponibility, mvuga ngo ntabona kuko biba bisaba ngo wicaraho ukora uwo murimo gusa. Kuko ngewe ndareba nk'ubu nshobora kuba kuri telefone kuva mu gitondo kugera nimugoroba kandi ntarambiwe kubera iki abona abo twandikirana abo mbwira yewe ni byinshi. Ari n'igihe mba nicaye mvuga nti none reka nduhuke, Yezu akaza ati uraruhuka ute, fata urupapuro n'ikaramu nkubwire n'ibindi nkandika. Ari n'igihe mba nicaye akambwira ati wiruhuka fata Bibiliya usome kuko hari amagambo menshi ugomba kumenya azajya agenda gufasha mu nyigisho. Nibyo wenda kenshi usanga nafite reference biblique wenda ngo nkubwire ngo urabisanga kuri uyu murongo uyu, ariko amagambo yo muri Bibiliya mbese navuga ngo nyafite mu mutwe ariko simfite imirongo, nicyo nashakaga kukubwira. Ibyo rero umuntu abyihanganiraho undi, ariko ikikubwira ko ijambo ry'Imana riteretse muri wowe nuko uba uryifitemo koko. Nukuvuga iki rero niyo habonetse nako kantu nakwita karuhuko, nizo gahunda zose ziba ari ngombwa ngo zikorwe kuko Nyagasani abashaka ko zikorwa gutyo. Ku bakozi b'Imana rero ndavuga babandi abatorwa mu buryo bw'ingabire, nukuri birashoboka cyane ko umuvandimwe ujye uvuga ngo ntacyo bakora cyangwa se yagira n'icyo gusaba ukavuga ngo ngo baranasabiriza cyangwa ngo abantu muvandi guhera uyu munsi ujye basabira. Umurimo bakora uraruhije cyane. Kandi ujye umenya yuko iyo umukozi w'Imana akoze umurimo nabi imbaga irahirima, kandi yihirimye bimwandikwaho bimujya ku mutwe. Nukuri ni ibintu bikomeye cyane. Tugomba kujya dusengera abakozi b'Imana tukagira igihe cyo kubereka Imana, kuko ubu ngubu ngewe njya mbwira abantu mufite inshingano yo kunsengera kuko nanjye ndamutse mvangiwe nanjye nabagusha. Nukuvuga ngo nahirima namwe nkabahirimira. Ni byiza rero ko twuzuzanya tukasengerana kugira ngo buri wese akomeze abe imbere y'Imana. Haleluya. Erega izi ngabire nta kindi tuzihererwa nukugira ngo zifashe umurimo w'Imana, nugufasha iryo torero. Ingabire ziberaho akamaro rusange, ibyo narabisobanuye bihagije. Akamaro rusange rero ni wowe urakuramo icyo Nyagasani ari kukubwira akoresheje iyi ngabire, nunda kuremike usange hari abantu bari baraguye bari kubyuka. Yewe niyo yaba umwe ngiye mba mvuga ntuwo ngo warahagije. Kandi noneho muri izi audio maze guramo n'abantu benshi cyane bararenga 1000. Noneho niba barenga 1000 rero nukuvuga ngo izo roho zagiye ziza gutyo ntabwo ari ubusa. Kandi abo ngabo abo ngewe noherereza nabo boherereza n'abandi. Nukuvuga ngo hari abandi bantu benshi cyane bagenda basogongera ku by'Imana yakoresheje iyi ngabire. Haleluya. Ntabwo ari bibi rero, kuko nanjye ntabwo nakwishimira kugira ingabire ipfukiranwa, nta nubwo nakwishimira kugira ingabire ivugira mu rutete cyangwa se ivuga mbese ivuga itagira abikiriza. Ariko noneho niba banahari reka dufatanye mu buryo bwo gusengerana. Ntukavuge ngo Louise we ngo avugana na Yezu, oya ujye unsengera nanjye mba mbikeneye, nanjye igihe ndi kumwe na Yezu nanjye nzajya ngusengera ubu bikeneye. Twuzuzanye kuko twese turi abagenzi bagana mu ijuru. Haleluya. Bakozi b'Imana rero twaje gusanga ko bakeneye kubaho nubwo baba bakora uwo murimo, ariko nabo baba bakeneye kubaho. Nabariye abakozi rero navuga baba barabitorewe n'amatorero. Mwibuke yuko abapasteri abapadiri akenshi batungwa na kiliziya. Kiliziya rero ikuraho ubushobozi ibukura mu bakristo bayo. Abakristo rero ibukuramo gute? Ibakuramo mu maturo batanga. Haleluya. Ituro rero rizafasha umukozi w'Imana mu buryo bw'uko wowe uzarimuha cyangwa se ukaricisha muri kiliziya cyangwa se ukarigira gute. Nk'ubu tuvuge
abakozi b'Imana bo navuga ngo babiherewe ubutumwa na kiliziya irabamenya kandi ikabatunga. Muri kiliziya gatolika kugeza ubu ntabwo dufite wenda urwo rwego rw'abakozi b'Imana wenda bahabwa urwo rupapuro cyangwa ubwo burenganzira bwo kujya gukorera Imana mu buryo navuga ngo bwihariye, keretse wenda abapadiri. Muri kiliziya gatolika ntabwo biriho cyane, keretse wenda muri izi kiliziya zo kure ya hano, kuko zo zitangiye kujya zigira ibibazo binyuranye, ku buryo numvaga bavuga yuko hari za kiliziya zimwe na zimwe basigaye bafata abagabo abarayiki bakabaha ubupadiri, kugira umugabo ufite umugore bakamuha umupadiri kugira ngo abashe gukora aho ngaho, kuko nta wundi mupadiri uhari. Ibyo nabyo birashoboka bitewe wenda n'ubukene bw'iyo kiliziya mu buryo bwa roho, ndavuga ubukene mu buryo bwa roho. Ariko ku buryo bw'umubiri ntabwo kiliziya wenda ibikennye mbese ku buryo yabura ikitungisha abo bantu. Icyo navugaga rero nicyo ngicyo, kiliziya ubundi ibikwiriye kwitangira gufasha uwo yahaye ubutumwa, ibikwiriye kwitangira gufasha uwo yatumye. Noneho rero navugaga ku bakozi noneho badahawe umurimo na kiliziya, babandi bahamagarwa ku bw'ingabire. Ngewe abo ngabo nibo mvugira kuko nibo ndimo cyane. Abo ngabo rero birabagora yego, ariko kandi nabo usanga ari abantu bategereje kubaho nk'uko natwe twese tuba, nk'uko namwe mwese mubaho bavandimwe, kandi bagatungwa na wa murimo Imana iba yarabahaye. Ni nabyo bituma benshi muri bo bahindukira ugasanga wa murimo batangiye gusa naho bawugira business. Aho rero naho gusabirwa cyane, kuko umuntu agira gutya akavuga ati rero ngomba kuhereza abana ku ishuri, dore ubu ngo amashuri agiye gutangira, ngomba kuhereza abana ku ishuri, ngomba kugira gutya, ngomba kujya kucyareba ibimuri imbere, agasanga n'ahandi hantu afite uretse mu murimo w'Imana. Hari abantu benshi babikora, akagenda agatangira gukora umurimo w'Imana ariko mu buryo bwo gushaka indonyi, gushaka icyarya, gushaka icyatunga umuryango we, akazavangirwa kubera yuko arimo kugenda ashakishirizamo. Ariko aho ngaho Yezu yarahansobanuriye, arambwira ngo umuntu wavangiwe Imana imubona mu buryo bubiri. Uruhande rumwe runini ruterwa na ba bantu bakabaye bamuri ruhande, bakabaye bamufasha batamuba hafi, bigatuma ageraho arenga igipimo yagombye guhagararaho. Icyo rero Imana ikacyanga cyane. Ariko no mu rundi ruhande hari n'abavuga butumwa nabo ubwabo bigusha. Ni ukuvuga ngo hari abigusha, hari n'abagushwa n'imbaga. Kuvangirwa rero, iyo bavuga ngo umuntu yaravangiwe, ni kwa kundi umuntu yakoreraga Imana ari byiza, ariko aza kumva mbese yatangiye kuzana ibintu bitari iby'Imana, yatangiye kuvangamo ibindi bintu by'umubiri, yatangiye kuvangamo ibye ku giti cye, mbese ukumva yuko harimo iby'Imana ariko harimo n'ibye. Aho niho iyo umuntu ameze gutyo yavuga ngo runaka ngo yavangiwe cyangwa yaravangiwe. Mbese hari ibyamuvangiye, hari ibyazanyemo ibindi bintu. Muri uko kuvangirwa rero kenshi na kenshi dukunda gutunga urutoki uwavangiwe, ariko tutareba impamvu yavangiwe. Kenshi rero Yezu yarambwiye ati kuvangirwa kwa bamwe mu banyempano bizabazwa imbaga bari bayoboye cyangwa bari bafitiye iyo mpano. Kuko ngewe uko nabibonye, impano burya nubwo tuzihabwa muri rusange, ariko burya zigira abo ziba navuga ngo zireba kurusha abandi. Ugasanga nk'umuntu aherewe impano wenda muri ADPR, ni ukuvuga ngo iyo mpano ikora cyane muri ADPR kurusha ahandi. Umuntu aherewe impano wenda mu itorero iri n'iri, aho ngaho niho akorera kurusha ahandi. Ni ukuvuga ngo aho niho baba bagomba kumwitaho kurusha ahandi. Haleluya, icyo cyumvikana. Ugasanga rero babandi bagomba kumwitaho ntabwo babishyizemo imbaraga. Kutabishyiramo imbaraga rero ni gute? Ni kwa kundi wumva ko ubutumwa bugomba kuza bukugeraho, ukavuga uti ni byiza nibavuge rwose nibavuge, ariko ntacyo nzikura ngo nanjye mfashe umurimo w'Imana. Iyo rero uwo muntu avuga, wenda tuvuge nk'ubu nkaba ndi kuvuga mfite inyota, ejo nzatangira kukubwira ukuntu inyota ari mbi, ntangire kukubwira ukuntu inzara iryana, kubera yuko ari cyo kibazo mfite. Ariko niba nariye kandi nanyoye, nanjye nzabasha kuvuga ubutumwa bwiza. Haleluya. Ibintu rero no kuzuzanya n'amagirirane. Noneho abakozi b'Imana hari igihe avangirwa kubera yuko afite ibibazo byamunaniye gukemura, none agatangira kwirwanirira. Kuvangirwa ubundi biterwa no kwirwanirira. Yezu arambwira rero ngo hari abantu benshi bazahabwa fagitire yo kuvangirwa kw'abahanuzi benshi cyangwa se kw'abavuga butumwa benshi.
hari n'umuvugabutumwa rero uvangirwa ku giti cye, Imana ikamubwira ngo ubutumwa bwawe burarangiye, akanga akensista kubera ko yabikuragamo umugati agashaka gukomeza. Yashaka gukomeza rero Imana yaramuvanyeho umwuka wayo, nuko agasigara ameze nk'igisenzegere, nk'igipamara, nk'igipapuro kigenda kihuhwa n'umuyaga. Ibyo nabyo babyita kuvangirwa cyangwa se kurangiza umurimo w'Imana. Ariko kenshi na kenshi ngiye uko nabibonye, Imana irangiza umurimo yamaze guteguza uwo bakorana ko igiye guhagarara, imaze no kumwereka yuko nta mpamvu ari yo gukomeza. Ngewe rero ntabwo Yesu azambwira ngo igihe kirageze ngo mvuge ngo yango rwose ngo komeza untume, oya. Naramuka mbwira ati igihe kirageze icecekere, nzaceceka muvandi, nzagusezera nkubwire ni Nyagasani navuze ngo nicecekere, kandi nabivuga nzakubwira. Ariko ubu ntabwo yari yabimbwira, ariko nabimbwira nzakubwira. Umukozi w'Imana rero agomba kubaho kandi agatungwa. Ngewe navuga ngo agatungwa n'abantu b'Imana. Kenshi rero iyo tubivuze ibyo bintu ntabwo njye ngunda kubivuga cyane. Iyo tubivuze baravuga ngo koko ngo ariko ko bose ari kimwe, ngo baba bishakira amaramuko. Ni ukuri kw'Imana ngewe ntabwo ndi gusaba, ni ukuri pe, nta muntu ndi gusaba, ndi kukubwira uko bishushanyije, uko Bibiliya ibivuga. Ubwo ahasigaye ni wowe uzimenyera ukubana n'Imana. Abakozi b'Imana rero batungwa n'abantu b'Imana, kuko no kuvuga ngo ba bantu b'Imana nibo babwirwa ubutumwa bw'Imana, ni nabo bahindukira bakajya gutanga amaturo kuri ya Mana ikayatungisha abakozi bayo. Erega wibuke ko abakozi abaheza bitambo ba Beri bari batunzwe na Beri. None se abahereza bitambo b'Imana nibo bazatungwa n'umuyaga? Oya, ntago byakunda. Niba abaturage baraturaga Beri bya bituro byo ya maturo yose, bya bitambo byose bakabitura Beri, kandi Beri kabirya ikabimara buri munsi nkangara 12, kuki watekereza ko Imana uzayiha igiceri cy'ijana kandi ukagitanga rimwe ku cyumweru wagiye mu misa, ukumva ko ayo ngaya ahagije pour toute la semaine? Ukirengagiza ko hari misa zo mu mibyizi wowe utajya ujyamo, ukirengagiza ko hari amasengesho wenda abandi bakora wowe utajya ujyamo, ukavuga uti igiceri natanze kirahagije. Nyamara rero Ukaristiya bakoresha, divayi bakoresha ziragurwa. Ubwo ndi kukubwira mu murimo w'Imana, ariko cyane cyane reka mbanze mvuge ku murimo w'abakozi b'Imana, kuko na Kiliziya ndaza kuyisubiraho. Ubwo ndi kukubwira ku mukozi w'Imana. Aya maturo dutanga atunga abakozi b'Imana. Ushobora kwibaza ngo se ni ngombwa ko dufasha abakozi b'Imana? Ni ngombwa. Umukozi w'Imana se nshobora kumufasha gute? Reka tubiganireho dukurikije ikijambo ry'Imana ribivugaho. Mu ijambo ry'Imana mu gitabo cya 2 cy'Abami, Elisha n'umushunemu-kazi niho uyu munsi ndi busoreze, tuzahaganira neza ejo. Umunsi umwe Elisha yanyuze ku murenge wa Shunemu, ahasanga umugore ukize. Uwo mugore amwingingira kuzi we ngo afungure. Guhera ubwo Elisha yahanyura akajyayo gufungura. Umugore abwira umugabo we ati, nzi ko uriya mugabo uhora azi iwacu ari umuntu w'Imana, none tumwubakira icyumba gito hejuru y'inzu yacu, ahategamye tumushyiriremo uburiri, ameza, intebe n'itara, maze naza kudusura ajya acumbikamo. Umunsi umwe Elisha ageraho iwabo, bamujyana mu cyumba cyo hejuru aryamamo. Abwira umugaragu we Gehazi ati, hamagara uwo mushunemu-kazi. Aramuhamagara, ahageze hagarara imbere ye. Elisha abwira umugaragu ati, mubwire ngo watweretse ko utwubashye cyane, none twakwitura iki? Ese tuzabwire umwami ineza yawe cyangwa tuzakuratire umugaba w'ingabo? Aramusubiza ati, mbana n'abanjye mu mahoro ntacyo mbuze. Elisha abaza umugaragu ati, twamukorera iki? Gehazi aramusubiza ati, dore nta mwana agira kandi umugabo we arashaje. Elisha aramubwira ati, muhamagare. Aramuhamagara, umugore araza ahagarara mu muryango. Elisha aramubwira ati, umwaka utaha n'iki gihe uzaba hagati y'umwana w'umuhungu.
umugore aramusubiza ati oya shobuja muntu w'Imana wibeshye umuja wawe. Umugore asama inda, maze mu mwaka ukurikiyeho cyagiye yavuganaga na Elisha kigeze abyara umwana w'umuhungu nk'uko Elisha yari yabimubwiye. Ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Uyu mugore rero abonye urubyaro, abonye umwana atanatekerezaga ko ashobora kubona ko yari yarihebye. Kubera iki? Kubera ko yagiriye neza umuntu w'Imana. Haleluya. Umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana rero afite agaciro. Nuko abakozi b'Imana ubu ngubu bagenda babambura agaciro bakabahindura nk'ayifundigira ibivuzo ku mugani, ariko burya umukozi w'Imana aba ari umuntu ukomeye. Reka rero uyu munsi dusoze tuganiriye kuri Elisha n'umushunemukazi. Tuzabigimuzi neza, turebe ku mukozi w'Imana, ariko tureba uruhare rw'amaturo dutanga n'akamaro kayo. Tuzasanga biri ngombwa ko tugira icyo dutanga kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze kwaguka. Imana rero iguhe umugisha muvandimwe, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.